gitanga ikiwe urugo kumpagarara imbere ukahamagara umuntu w'umugabo mugenzi wanjye ngo shiri ndagukumbuye ndashaka ko Ako dusohoka si Fideli twiganye. Umva. Fideli tugakora akazi kamwe. Ubu Fideli uteje impagarara mu rugo. ibyo bintu tubikore twese twese tubikore naho tubishyire mu None se ubugera kubuza kuvugisha barabwiganye. oya ntabwo ari abana twiganye wivuga ngo twibihimbira mu bana gusa ibyo bintu tubikore vuga ngo yego twese tubikore Rero nawe hari ibintu ukazaga sinzabona ufungura amazuru n'umutwe ahangaha urakara hari ibintu nawe ukazaga urasigoba. nyine ubwo nabikora Kuba uvugishije Fideli uramuzi urumva si ubwa mbere yanaje baje kudusura muri uru rugo baraje ubu kuba navugana na Fideli bivuze ko ni ukuvuga ngo ninjye wikurikishe mu rugo rwanjye uwo Fideli ni inshuti yawe nyine namukuruye umugeza ubu ugiye kujya umufata nk'inshuti yawe kugira ngo ukunde muhane n'amagahunda ubwo si igisigaye ni iki ariko se gahunda duhanye ni iyi. Allo oui umeze bite asogo iyo umaze igihe kigara gutyo utavugisha utarambaza ari uko beze wowe umva nta kibazo ufite nagize ngo wanyibagiwe pe banyabwo wanyibagiwe kandi maze ko utagomba kunyibagirwa. Wagiye mu kazi ko urumva se utameze neza wararanye n'icyana wibwire wowe wahinduka wari utahinduka pe barakuntwaye se bakuntwaye ureba ntabwo wari uhari nyine dupaga wikumburiye nyine genda avuga ati reka uvugisha barakubaza ibisi utavugisha ariko shafide mva nkubwize ukuri ndagukumbuye sinzakora gutera ndagukumbuye mani none se shari wanjye umeze ute akazi se kari kugenda yawe oya se shari ubabwire sheri ubabwire sigubesha byaje gumbeye kwa kuntu twajyaga dusohoka tugatera story uko twabaga tumeze ya groupe yacu nyine shado barumva bikomboye byadaye ndabikumbuye tukagenda tukanywa tukarya ubundi tugataha amajoro barumva bikomboye biriya bintu ni ukuri ego kubana umeze se sheri wanjye ko urumva nawe utameze neza wagira ngo wakene ntabwo ku kazi n'akazi biraguhemba none se ko wari uri kurira niba nta kibazo cy'amafaranga ufite ubabwire shu mbabwire sha nyine buretse gatoya baze mvugisha umugabo wanjye ndabona ahari ndaza kukuvugisha turi kwegeye tuganire yego shaje iwanjye sawa mesi sawa ishyize kuri kondeba gutya bimeze bite kuri kundeba gutyo nkaho niyo nari ikintu nakoze ikindi kintu meze ute sheri mwana we yakoze uko ubyutse ufite umushahara none umeze ute njye sinari kuvugana nawe kuri telefone none se kubera ko ntabwo turi kuvugana ese ukari kuvugana kuri telefone turi kuvuga gute hanyuma se nyine ko sheri wawe mwavuganaga kuri telefone ngira ukumbaza umbaza
ariko bara Ubwo se yagasare ni iki gisekeje? sheri wanjye se de Ni iki gisekeje nyine ko ndeba uraseka n'iki kubona nyine ndi kwibaza uwo sheri wanjye uri kuvuga ngo twari turi kuvuga kuri telefone rinde noneho ningira ukumvira. yego mwami kirisito wa kibeho ninde Wumvise igicucu aka kanya nyine ubwo tuvuge ko ibyo ndi kuvuga ndiho ndarota cyangwa se ndiho ndahimba ibidahari. ariko sheri wafushye Njye nafushye. ndetse wafushye Ayo shubwo nyine urumva ko ibyo ndi kukubaza ari uko nafushye. nturize kuri kubwira ubwo sheri wanjye ubwo twari turi kuvugana umuntu ntari sheri wanjye ukamuvugisha nk'uhagaze iruhande koko Ahubwo nyine ndibaza ukuntu umuntu ari sheri wawe kandi nguhagaze iruhande ubivuga nkabyumva. sheri wanjye se wowe Fideli ni sheri wanjye wanjye noneho Fideli ni inshuti y'umuryango. ese Fideli ntawe uzi Ayo ushobora ko muzi. utamuzi se Fideli uzi n'ugiye ngo ni uwundi Fideli Hanyuma se kuba muzi niyo mpamvu mwita sheri. gusa kwita umuntu sheri si ibisanzwe Ngo sheri ze bihindura iki imbere y'amaso yanjye umuntu yitwa sheri nyine umwita sheri kumva nta kibazo ufite. Ibyo ukumbuye se ni ibiki ushaka ko mujya mu ngo mwahoze mujyana. rero twajyaga tujya tugasohoka tukajya kunywa tukarya Ubuse ntabwo unywa nta n'ubwo urya. yari igigurupe nyine cy'abana twiganye Icyo gihe se mwabikoraga uri umugore cyangwa umukobwa. ndi umukobwa Nuba ngo ukumbuye gusubira kuba umukobwa ukajya gusohoka no kunywa nyine kuko ubu ntabwo uri ndetse ko mubwiye ngo subiza ibyo ndi kukubaza. Subiza ibyo ndi kukubaza. Ubu tuvuge ko noneho ukumbuye kurya no kunywa kuko wabaye umugore. Nta n'ubwo ujya urya cyangwa nta n'ubwo unywa. urumva nkumbuye kurya no kunywa cyangwa nkumbuye inshuti nyine twabaga turi kumwe dusangira kurya no kunywa se sirya Ubu mu byubahiro cyangwa tubyita ngo ikiwe. Uriho kumpagarara imbere ugahamagara umuntu w'umugabo mugenzi wanjye ngo sheri ndagukumbuye ndashaka ko si dusohoka. Fideli twiganye Fideli tugakora akazi kamwe ubu Fideli niwe uteje impagarara muri uru rugo Ibyo bintu tubikore twese. Twese tubikore naho tubishyire mu none se ubugera kubuza kuvugisha barabwiganye oya ntabwo ari abana twiganye. Wivuga ngo twibihimbira mu bana gusa. Ibyo bintu tubikore vuga ngo yego. Twese tubikore. rero nawe hari ibintu ukaza Sinzabona ufungura amazuru n'umutwe aha urakara. hari ibintu nawe ukaza urasigoga Nyine ubwo nabikora. kuba mvugishije Fideli uramuzi urumva si ubwa mbere baje kudusura muri uru rugo baraje ubu kuba navugana na Fideli bivuze ko ni ukuvuga ngo ninjye wikururiye icyishe mu rugo rwanjye. Uwo Fideli ni inshuti yawe nyine namukuruye umugeza ubu ugiye kujya umufata nk'inshuti yawe kugira ngo ukunde muhane n'amagahunda. Ubwo se igisigaye ni iki? ariko se gahunda duhanye ni iyi Fideli kuba tuvuganye sibyo reka wubaze ikintu kimwe Fideli kuba navugana nawe ni ikosa ririhe gusa ariko reka nkubaze kuba mubwiye ngo umubwiye ukuntu ngo reka nkubaze uri umukobwa cyangwa uri umubyeyi? umubyeyi. Uwo mugabo se we ni umubyeyi cyangwa ni umusore? Ni umusore nagaraye. Ubwo urukumva ugifite kurukuru yo kugendana n'abasore. Urabizi ko uri umuntu wubatse. Ubu ujya uganira n'abandi bantu bubatse b'abagore bakakubwira ko imbere y'abagabo babo bahamagara abantu ngo bashiri ahamagara umugabo mugenzi we. Jesus. Ese we bakamwumva. Ese reka gubaze. Kuba narashatse bivuga ko ntagira inshuti nari ifite nzireka. Simbasanze. Sibirirwana nabo. Kuba mvuga uri kuri telefone nabyo bibaye ikibazo. Ese kuba nabubwira ngo nkumbuye bwa buzima twabagamo nyine umukobwa jewe urumva ari ikibazo? Nese kuba mbibwiye ndagiye. Akamana nahoze ikintu kimwe. Nk'inama y'umuntu mukuru niba koko uri umuntu utekereza imbere. Ibintu nkubajije ntabwo winsubije. Ujya wicarana n'abantu bakuru cyangwa n'ababyeyi cyangwa zawe se n'ababyeyi bawe ko bikwiriye guhagarara imbere y'umugabo yawe ukajya uhamagara undi muntu w'umugabo umwita ngo shira imbere y'umugabo wawe. Ibyo bintu baravuga ngo nta kibazo bitwaye. Ubu se ko tujya guhaha turi kumwe hari igihe bamubagara ngo sheri ngo wampahi abagabo bari bacuruza cyangwa ntabwo tujyana downtown ntabwo tujyana ara muri shike ntabwo ujya ubona nk'umuraje ngo sheri ngo wangu karibu ngo wamahiye si abasore si abagabo kose utobye utajya ubigiraho ikibazo. Ese mbaye sheri wabo ubu ngubu aka kajya kuba mubagaye uriya muntu wawe ugati sheri ubu urumva nko isheri ze ribi ni sheri wageze koko nk'ibisa ariko nta n'ubu nturansubiza ibyo ngibyo uri kuvuga uri gutanga ingero zo kujya ahantu ugiye guhaha abantu bakakwita sheri. Njye nakubajije ngo wigeze ugana n'abantu bakuru barakubwira ngo uzajye ufata telefone uhamagare undi mugabo uri kumwe n'umugabo wawe umwite sheri imbere ye mu maso ye?
navuze ko ari wowe ubimwita, ntabwo navuye urugero rw'ahantu ugenda bakabikwita. Sinzi impamvu uri gukwepa ikibazo cyane. Barakubwiye ngo nta kibazo, ku buryo nanjye uba ari njyewe umukobwa yamamagara ngo uko tuziranye kera nkajya mwita ngo sheri ngo bimeze bite se ko ngukumbuye imbere yawe, ukumva nta kibazo ngo nuko uwo muntu twiganye. Ubwo uri kumva iki kintu cyo gikwiriye muri iki gitondo tutaranakaraba mu maso, ubyuka muri bashe nuba ngo waraye urota cyangwa nawe yaraye arota kuguhamagara. Njyewe reka ubwire ahantu aho bigeze sibyo, nawe aho bigeze babona uri gukabya pe, nuko uri babona ukabya. Gusa niba wumva udashaka icyo kintu ngo nzakomeze kuba sinzanabyongera, njye numvaga ari ibintu bisanzwe kuvugisha abantu umuntu w'inshuti yanjye, ntabwo ari ibintu sirubaga rwose ko ari n'ikosa. Ahubwo niba wumvishije ari ikosa ntabwo nabyongera rwose, gusa numvaga ari ibisanzwe, niyo mpamvu wabaye wemeza nkivugira. Ni ukuri kw'Imana kuko ntabwo ari umuntu ukagiye gupanga. Tubyihorere basi, nterekera amazi muri dushe nkarabe ngende. Iyo satani ishaka gutera muri iki gitondo reka nyihunge. Ariko niba uzi ubwenge, niba wumva uzi ubwenge, ntukajye ufata ibintu ngo bifate nk'aho ari ibyawe. Jya ubifata ubibaze n'abakuruta, cyangwa utekereze nanjye nabikoze. Tureke kubaza abakuruta. Nta muntu ugiye kuko buri muntu wese hari n'abo bakuru banduta byananiye kubaka, nta muntu wamwigisha kubaka. Ahubwo jye nawe niba hari ibya bitagushimishije, kumva neza ari wowe ndi kuvugana nawe wigenza. Niba hari bitagushimishije uba ugomba kumbwira ati ibi ntibyashimishije. Urumva neza? Iyo mikino uri gukina wivugisha ngo sheri, wita abantu ngo bashire mu maso yanjye ngo wafushye. Ariko iyo nawe rero nawe urakajya be, ejo ubona ezirirwa we ntirirwa mu rugo n'ibyo bintu bibintegereza. Ubwo uri kumva ari ibintu bisanzwe muri make, mbega tubifate nk'ibisanzwe. Nyine jyewe ubwo sinzi impamvu wowe tumvaga ko ari ibintu bisanzwe pe, wowe uzi ko wabikajije wabigize intambara. Ariko abagabo we, abagabo ndashaka kuba bajya bavugaga abagabo bafuha nibo bakora ibintu nk'ibyo. Wowe bugenda gute? Shyirira amazi muri dushe njye gukaraba nigire mu kazi. Niba wumva nta message irimo itsoke naribi, reka ngende nyahagushyirira amazi. Si amazi ushaka, ariko rero ujye ugabanya ibintu byo ifuhe. Sheri be shanjyanira amazi man, jyanira amazi mbaurure kwimiki. Uba wubwire bwira hano bereke. Bebe waje bakwereka iki? Wishyira amazi muri dushe ndashaka. Umva be ni plaka. Bebe ni plaka yakirareba telefone. Nayo yakira. Ahubwo be uzi kuri fake kirareba urebe ko ari umuntu wateye kuvugana. Ntabwo debe reaction yawe. Niba subisibye. Fata na oya ndazi nabisibye msibye nagiye ukavuga rero ukizi, fata telefone. Fata rwose. Shamba barira mu. Akiragira reba. Nyina kirareba fata. Ripuraka sheri wagira habiri byo. Uzugo ari birayo nabikora koko. Ubona ndinjije yo gufata telefone ngahamagara umuntu none ngamwita sheri waje. None bizira guhita gakoro beze uko byaga. Ngo nyine hafi bikagira. Gamba bari ari puraka sheri. None akare nyumba ya kamera ntuze kungira. Uje kubizara binde yambara. Nyine ni somo uri kumpa. Wa muntu reka mbabwiye abantu babo batoze. Uyu mugabo wagiye umubona. Baba bizi abantu bajye kari plaka. Ayo n'abantu bagigira babazi ibyo giye gukora. Ariko uyu mugabo reka mbabwiye, sibyo? Arafuha umva narubiwe be ku mugabo. Reka bushyira amazi muri doshe yogere.